Hari byinshi twishimira hano mu murenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu, aho tumaze kugaragarizwa amazu abiri umaze kudushyikiriza nyakubahwa DIGP, nyakubahwa gavana, amazu yubatswe ku bufatanye na polisi n'akarere ka Nyabihu. Ngewe nabayeho ndi mu nzu itari inzu, nibera mu nzu ngodesheje n'ubukode burashira, ndetse bushize ngajya mba aho ndyamye aho ndaye n'abana kararaho. Ariko muri iyi minsi nabonye gitangaza gikomeye, nkaba nshimira cyane cyane urwego rwa polisi iyo bitanze muri ubwo butumwa bw'umukuru w'igihugu rwa nyakubahwa, bukaba bwangezeho ko nta byaheze mu nzira, byose byangezeho. Ubufatanye mugaragariza polisi y'u Rwanda mu kuzuza inshingano zayo za buri munsi, by'umwihariko muri uku kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi, mwaradufashije cyane. Twibukiranye ko umutekano ari wo musingi w'iterambere n'imibereho myiza y'umuturage. Dushimira polisi y'igihugu n'abafatanyabikorwa bafatanije kuri ibikorwa byiza mwatugejejeho, kandi nibutsa ko buri mwaka batugezaho nk'ibi ndetse bigenda byiyongera. Turabyakiriye rero kandi tuzabifata neza.